usanga buri hantu nyine hagiye hari akantu so niho gushishura usanga umuntu byabaye rero njyewe batuye gukora melody njye ndicara melody nyukure mu mutwe wanjye dufatanye n'uwawe ducreating ikintu ntago nashishura kabisa. Ivero Mijente wango the son of Africa Biz back in Go Golden Coin bwabo hita njyewe nitwa Kesire kanizere kumeze neza aho uri hirya no hatandukanye ibyo urimo byose biguhire niba bitari no kugenda neza nkubwira ngo wihangane kandi wizire kwizera kurarema. Hanyuma tudatinze cyane imbere ya kamera yacu imbere ya screen zanyu turi kwabona umupapa umugabo umusore nako njya nkunda kwitana singa papa kandi agema mwiti niyo destination nagize ngo niyo gahunda ahubwo niyo destination titre kano kanya kumbe niyo destination hako agera vuba da reka cyari igihe ariko ngo basa ntago mujye mushaka kurongora simbizi ntago mbizi man urabizi mwana zuba imyaka ufite akwe kutarandutamo iyo story reka oya ngo nyine kubera ukuntu muhura n'abantu benshi oya n'abantu benshi babakizi njye abantu duhura benshi ntawe kabisa okeka badura n'abakobwa duhura mane n'abadura ngiye mu muziki nyina erega naho bituruka ngo ingero z'ababyariye abanyamuziki se oya ntago cyo ndi kuvuga no ko nta relationship yindi biri behind wowe kuri wowe ni imiziki nkagufasha ikintu cyose nshoboye ariko nta relationship n'imwe biri behind abakobwa ubwo babandi bari bazi ko oye enda kuvuza utarivuga nta kibazo tuje kubizaho mu kanya babandi bazi kuzabata mu ngo wapi aracyari igihe kabisa batazatuma ujya gutera turi seriye umuhanzi akakwanga sha rahira wallahi okay turi kumwe nande no kumwe na Oye Beats Oye Beats gizina gikarimbira aho ngaho gizina igitekerezo cyo kwita gutyo cyavuye he oye nyine ngewe narumva nari ndi kumwe n'abatepe banje bakisi nabande noneho turi gukora indirimbo nyine hari kutwa kuganira umuntu wese agatavuga ngo oye man icyo kintu ngo oye mwana ne nk'umuntu wenda avuga ati umva se bagure fanta so gutavuga ati oye mwana fanta ni sawa oye dukomeza kubitekerezaho noneho bo barambwira ati ariko wazakagiza agatage ndavuga ati ntago biba mitambire kanyine ndavuga ntago nakora tag ya oye noneho ikintu cyaje kuba usuko twatari muri studio hari abatipe bari bashine baba diaspora ukuntu ono wakize tavuga ngo oye tavuga ngo ngo tagira renze mani ngo nibere y'uyu mutipe tukumva ukuntu abantu bagende kutangira bakira oye nyine sinzo mpana person mugenzi wanjye yese abimbwira arambwira ati kabisa oye ni neza ugafata gutyo icyo gihe ariko ari producer nk'ukije kuri kubivuga witwaga nde mbere nitwaga Nix n'ubundi Anix uza kurihindura ukitwa Nix hari warakuraga n'undi ndirimbo narazikoraga cyane hari zasohotse guhindura brand se wumvise na ntago nje nafasha guhindura brand kandi still ntago wenda byari byanditse ku bintu bya danger ariko nyine Anix nje nefata nk'izina ryanjye nkuko wenda waba witwa wenda izina mu mazina harimo Anix nyine ukavuga ati ngiye gukoresha mu so numva ro kurihindura n'ubundi mbavuga ni nta bintu birenze Anix yo ni izina rya ryo ni izina nago ari izina ryanjye byanyabye akaba ari izina nyine abantu benshi bakuziho bisanzwe gusa ridakurikiye wenda ngo passion cyangwa akazi wapi ibyo biranze gutuma wenda tumenya no mazina yawe niba ntacyo bigutwaye amazina yanjye yanjye nabirenze nitwira tuza ni seti iratuzi Aniseti ni ako ka Nix naho kaje na Nix mwana umuprodu warifashe rya ry'ubwana Nix Nix ni rya kera okay hanyuma reka twizire mu kazi uri umuproducer abantu benshi babona indirimbo isohotse ikajya hanze bakumva beat bakumva harimo ibikoresho runaka nsa nk'udusangiza ku rugendo gato rw'indirimbo audio kugira ngo ijye hanze bace mu zenzira indirimbo audio indirimbo audio kugira ngo ijye gusohoka nyine umuhanzi abafite idea akayandika kaza muri studio tugakeria beat tugashyiramo melodies tukayibekinga makajyamo mixing kamasteringwa no kwimva igihe cyinshi cyane numva ko nakosa ririmo as review indirimbo igasohoka gusa ibyo bintu bivuze simvuze mu masegonda 10 ariko bishobora kubatwara amezi kandi bivuze amasegonda 10 niki gusa gituma igituma ibintu bigora first of all ku generating idea ushaka kuvuga ati ngiye tugiye gukora indirimbo yitwa wenda kanangura urugero ngo gate sibyo indirimbo yitwa ngo gate ubwo numviye ni slang sibyo ujye gutangira kuvuga senza abambiririmba mvuga ukuntu ngo gate ari nziza ari slang ya danje nzaririmba nje nta kintu bimbwira kubaza umuntu ngo umeze ute
nyine urumva kura ko nta copyright nyine urumva iyo ngo ibintu byose baza ko ukiri gutekereza kuri bya zina gusa utanatangiye no kuvuga ati ngiye gukora iyihe njyana noneho hip hop drill afro wapi ibazo yene gutekereza izina ubimaraho nk'umunsi wose uri kuvuga se bimeze bite yego nako none ari igihe vibe gate zana n'izina mugahita mukubita ikintu direct ewana kigita gisohoka ngo gate ijya gucurwa ruhande nawe right gogati ijya gucurwa nari nawe njye wayitangiye niwe wayitangiye ntabwo nigeze mbibaza Kezi nawe twe tubiganiraho ariko ngo gati ushatse kuvuga ni slang ivuga iki slang ivuga ngo umeze ute oh suppose uti how are you comment ça va ni slang yo mu kinyarwanda ze cyangwa umuntu arazavuga ati ngo gate nyine byose bikagenda kwicyo ngo gate nyine bimeze biti ntabwo nibese niho kuvuga ngo gute ariko tugetosha amakano ka ngo gate nyine kugira ngo kavuge kukuntu nimwe mwacuze iyo slang iyo slang ntabwo ari twebwe ariko ni umuniga wacu bitwa Serge Serge kabisa niwe wabikundaga kubivuga none we yarayivugaga kubisa nyimpamvu nyine ari nyine nawe urumva nyiri ikintu yarayivuga nubwo yaba ari nka downtown free yuri hano wayumva bati ngo gate nyine akakigira ikintu cya danje kavuga nka nyiracyo nyine nyiracyo kabisa ndende ko twese tubayisirenga twagezamo ikindi kintu yego ibyo ntacyo reka tubisimbuke gato turebe kuri projet umaze gukora hari abahanzi banini umaze gukora batuzi muri industry y'umuziki nyine kuvuga utawe umuntu kabisa kuba yarisha muri studio yanjye ni Pride barahari tu nubwo zose zirahita zisohoka ejo bundi ni bande Fireman harimo na Yuhi Mike harimo Makari Fox harimo Gise Kinganzo harimo n'abafanta projet by the way hari n'izindi mbafite ariko zo ntago nazivuga kuko nabenda stari muri studio hano nkorera kwa kunigenda kuri studio gakorera yo vibe wenda n'umuntu wa danje aho ukaba nyine uri kubyumva nawe yego gusa barahari kabisa ubu ngubu kano kanya iki urumva abantu maze gukora niba niri ba Makari Fox wenda nubwo abantu atarabamenya cyane ko ba Makari Fox n'abarapiri bateye ubwoba ba Fireman bo turabazi nawo ba Gisa Kinganzo of course ba Yuhi Mike n'abantu bamaze kumenyerwa cyane muri industry biguha iki nyuma yo gukora project zingana gutyo nkawe bigusigiye bimikizere ya trust kabisa bitamana ko yini ibintu bishoboka yego kandi iyo muhuye n'umuntu kabisa umba afite izina rinini ubizi ko akora ibintu byiza rero agahita appreciate ikintu cyawe akavuga ati you did a great job tuvuga ati bino bintu kabisa nako urumva mbese abakumotive man abantu babashinja kujya mushishura amabiti y'abandi nikosa nakora ngewe rahira ikosa ariko nawe urabizi ko bibaho man bibaho kwa hari abantu nanjye ndabize n'abandi twakoranaga ubundi ibintu bikuba ku bantu cyane umuntu ukunda kugenerating ikintu umuntu akavuga ati nanjye bakora indirimbo reka banze wenda numva indirimbo za Nigeria nk'eshanu ubwo urumva n'ubundi niko umutwe umeze uzuvaye n'igihe niba wenda uri gutekereza ikaramu umuntu yakubaza ikayego tuvuga nk'ikaramu kwa kare uri gutekereza so ubwo rero izanze indirimbo eshanu y'umuntu azumvisha niwe ntago ibyatekereza byajya kure yazo usanga buri hantu nyine hagiye hari akantu so niho gushishura usanga umuntu byabaye rero njyewe batuye gukora melody njye ndicara melody nyukure mu mutwe wanjye dufatanye n'uwawe ducreating ikintu ntago nashishura kabisa hari umuproducer mu Rwanda ugukoma mu Rwanda nta nubwo ari umwe barahari ariko de papa nindi de papa nini papa njyewe mu Rwanda ni made beat Element ni umuhanga man Element ni umuhanga kabisa Element ni umuhanga ariko nyine njye mbashije unkoma ubwo ni made beat kuko nyine hari bwo nyine hari impamvu gusa njye nyine ijambo rimwe kuri Prince Kiss ndamwemera Element ndamwemera cyane kabisa Bob Pro Big Papa ends up kuko Bob Pro kabisa afite no kunari hambo mwigeze muhura muri abantu bose mvuze ninde mwahuye muri producer bose mvuze hagivuze Element Kiss guhura gusa vis-a-vis tukaganira tukaganira dushaka twarawe vis-a-vis ni tuganira ariko vis-a-vis bo twarawe okay hari umwigize mwicana kuri project imwe murakorana muravuze hagivuze Bob Pro Kiss na made beat na Element nawe hari uwifuza kuzicara kuri project imwe mugakorana
Medbeat undi Nyuma Medbeat Bob okay hanyuma uri n'umuhanzi yaman abikora nyine ku ruhande yego nk'umuproducer ukizamuka guhita ujya no mu buhanzi ubona ntacyo bizabangamira ku kimwe muri ibyo ngibyo ukora nta kintu byabangamira ahubwo bishaka kuzatuma bishaka kuzaba nabyo indi nyine ikindi kintu none gituma ibintu biboostinga cyane ikibazo ushobora kwita kuri kimwe mfite mu project z'abandi ndabanza nzikubiti gusa nanjye mbabizi kuko njyewe ndabizi ko njye nyine project ntago nayitindaho project yanjye bambizi njye generating ibintu byinshi nkabistoka hano kujya mpita nkubita ikintu kimwe hariya like that bikagenda a producer mu mujye mwiba n'imizigo y'abandi cyane cyane mwe muririmba ntabwo byabamo akora bisiko bihari uko hari nizo mba mfite ahubwo njye nshaka gutanga zawe se man wigize element neza bazifite nese urumva rero ntago na okay so turimo turagana ku musozi ugira ubutumwa ugenera abantu bakurikiye kuri Yawe TV kano kanya abantu bakurikiye Yawe TV bakore subscribe ikintu cya mbere barebe comment barebe ibiganiro byanyu kabisa uko mugiye kubatamo namwe muri kubatamo kandi straight n'ubu ngubu ikindi nyine bajye bumva ibintu babya appreciating niba umuntu wumva yakoze ikintu cya fresh cya danger nyine cya appreciating nyine bakunda ibintu sibyo ya ikindi bamfollowing yamara following ye beats hano hose kabisa kandi nanjye suri ngiye kubatama abanyarwanda imiziki batewan ngiye kubatama ni gahunda kabisa asante sana papa murakoze cyane naho ubutaha thank you sawa